nkaryama nkoga nkarongorwa. Umuntu kwishyurira ugomba kumwubaha, naragendaga tukaganira agatangira kunkorakora ku mabere, ku gitsina. Abakunzi bacu nk'uko bisanzwe ni umuhungu wanyu Emerson Nyambo kuri kamera na mikoro za Gino Media TV. Hano imbere yanjye ndahabona umukobwa mwiza cyane, umwana muto cyane. Umeze bite? Umeze neza? Watangira wibwira abadukurikira. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi, nitwa Uwase Angelique. Ndi umukobwa w'imyaka 22, nasoje kwiga nyine. Ndabona utirekuye, sinzi ushobora kuba ufite ikibazo sinzi, ariko turaza kubimenya gake gake kandi ugerageze uvuge cyane. Yego. Uyu mwana w'umukobwa mubona yanyuze mu buzima bwinshi bugiye butandukanye, ariko icyiza nuko yiyakiriye. Niyo mpamvu mba namuzanye hano bagira ibyo atubwira. Ese bishobora kuba inyigisho kuri bamwe bikaba byabahindurira ubuzima. Buri munsi nk'uko mubizi ibiganiro tugira ni day motivation. Ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa nawe bushobora kukwespira bukagira icyo buguhinduriraho. Wakibaza ngo yanyuze mu buhe buzima? Uyu mwana w'umukobwa tugihura umunsi wa mbere twaraganiriye, numva ibyo yanyuzemo, byaba ngombwa yuko nawe nabigusangiza wowe ukurikirana Gino Media TV. Twatangira ubabwira se Ange ni muntu ki? Nyuma yo kumara kwiga, ese mbere yo gutangira kwiga byari bimeze gute? Ange wo mu myaka 5, Ange wo mu myaka ubwo buzima nkeneye kubuhereza abantu ukuntu byari bimeze. Uyu Ange uciye ahangaha ntabwo mvuye kwicara hano gutyo gusa, nagiye nyura mu buzima butandukanye. Ndabyibuka navukiye mu muryango, papa na mama turi abana 5, mvuka ndi umwana wa 2, ariko ntabwo nagize amahirwe yo gukurana n'ababyeyi banjye. Nagiye nkura mu mafamiye, murabizi abana barererwa mu mafamiye atari se na nyina, nko kuvuga kwa nyirakuru, turerwa mu buzima butandukanye. Still hari abantu bumva ko nyine ngo umwana wa kwa nyirakuru ngo abaho ateteshwa. Rero nagaruka nko nabayeho. Ndabyibuka ko nayo ndi umwana mutoya, ariko nafite imyaka 5 ifata 6. Nabaye ari muri bwa buzima, nkajya mbyuka mu gitondo, mbese ntago ngewe usibye ubu ngubu maze nk'imyaka 2 wenda nibwo nzi kuryama, nkavuga ndaryamye nk'abandi ngo nduhuke. Ubundi nari wa mwana ujya ku ishuri maze koza ibyombo mu gitondo bya restaurants, ubwo nabyukaga wenda nka mu saa 12 muri yambeho nyinshi. Ubwo nari mfite imyaka 7 kuko ndabyibuka neza. Mu myaka 7 byuka mu gitondo saa 10 boza byukira mu mazi ku myaka 7. Yego. Ubwo nkomeze gutyo muri ubwo buzima, ako abantu bahanze bakagira ngo mbayeho neza, mu by'ukuri ntabwo nabayeho neza. Look yawe, physical appearance, uburyo bakubona Yego, bakabona nyine ndi umwana wamubakire, niko nabyita. Gusa muri njyewe ibyo atari ko mbibona. Gusa naje gukura nyine birahinduka. Murabona ko nubwo nicaye ahangaha byarahindutse nyine. Yego, ntabwo nyibyuka izo saa 10 gutyo, ubu byarahindutse. Urumva ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bibabaje cyane, n'ubuzima twese buri wese agenda anyuramo. Ariko tubwire cya gihe ngo gufatwa ku ngufu byagenze gute? Kereka niba udashaka kubabuka uganiriza abantu, inkuru yawe warayimbwiye, numva hari icyo impinduriyeho ku buzima n'intekerezo zanjye. Ndavuga ngo uyu munsi wowe utizera ko byashoboka, birashoboka ko byashoboka kandi ibintu bikarangira neza cyane. Tubwire ubwo buzima bwo koza ibyombo, uri umwana w'imyaka 7, wabyutse saa 10, saa 11. Hari benshi babunyuzamo, ariko ryatandukanye
cyagiye bwa buzima kwa kundi byagendaga, njye aka kanya mbivuze abantu bagira ngo ndimo ndabeshya. Ibibwirire n'umunwa wawe, byari bimeze gute muri iriya myaka? ni ibihe bigoye cyane, ni ibihe nazigera nibagirwa, ni amateka yandanze, ni ibintu byambayeho kandi cyane, ntabwo byabaye rimwe. Ndabyibuka muri famiye narerewemo, ntabwo ari ngombwa ko nyivuga. Umugabo waho uwo nitaga nk'umubyeyi wanjye anyishyurira amashuri, ari we umenya buri kimwe. Mu by'ukuri mu bantu ntabwo yagaragazaga ko ari navuga inyamaswa, kuko ibyo yankoreraga nta mutima wa kimuntu urimo, bwari ubunyamaswa. Ego yacungaga nk'uku twavuye nko ku ishuri, akahita wenda atuma nk'abana kuvoma, abana biwe bwite. Njye nasigaraga mu rugo, uri kumva umwana w'umukobwa nagombaga nko guteka. Ubwo cya gihe ubwo ngiye gutunganya ibyo guteka, akahita ampamagara, Ange ngwino tuganire. Kumva nk'umuntu ukurera, umuntu ukwishyurira, ugomba kumwubaha. Naragendaga tukaganira, agatangira kunkorakora ku mabere, ku gitsina, nkambwira se bimeze bite. Nyuma bikaza kurangira turyamanye, akambwira ati nuramuka ubivuze ntabwo nzakwishyura amashuri, sinzakomeza kukumenya. Ubwo buzima nyine nagiye mbamo bukomeye, gusa naje kubirenga. Ibyo ari byo byose, sitori yawe ukuntu unyumva, wanyuze mu buzima butandukanye, wagiye uba ahantu hatandukanye nk'uko wabivuze. Watangiye utubwira ati nakuriye kwa nyogokuru. Wari ufite ababyeyi bawe, papa na mama. Ese kubera icyo utabanye n'ababyeyi bawe ukajya kuba kwa nyogokuru wawe? Ese muri cya gihe cy'uko wa mugabo ugufata ku ngufu muri ya famiye udashatse gupresiza ngo uvuge ngo nabaga kwa runaka, ujyayo mbere y'uko ujyayo byagenze ute? Gerageza be open, kandi Condoleance ndabizi wariyakiriye, ufite kwihangana. Noneho ibintu byo kurera ntabwo biraza kubaho nka cya gihe nka cya gihe tubiganira. Tubwire neza urugendo rwa mbere kugira ngo uve mu rugo ubana n'ababyeyi bawe, ujye kuba kwa nyogokuru wawe. Ufite papa wawe na mama wawe, ufite barumuna bawe, ufite mukuru wawe cyangwa musaza wawe mukuru, sinzi. Byagenze gute step by step? Hano ikintu ushaka ni ukugira ngo abadukurikira bumve yuko nta kitahinduka. Nawe uri mu buzima bubi uyu munsi, kurya biranga. Uyu Ange mureba yageze aho tekereze kuba umwana afite imyaka 14 akajya kwikodeshereza, noneho byanze ibintu byose. Afite famiye, afite imiryango ikomeye, yabaye yindi bitiranya ngo nabakire. Tubwire byagenze gute, gerageza ube open. Ni ukuvuga ngo norohereje icyo gihe ahantu ushaka kumva uva mu rugo ujya kuba kwa nyogokuru wawe. Yego. Hari ubuzima wari ubayeho mu rugo, kamemu ntabwo wavukiye kwa nyogokuru wawe. Ariko kugira ngo uve mu rugo ujye kwa nyogokuru wawe byari bimeze gute? Ni ukuvuga ngo kugira ngo mve mu rugo njye kwa nyogokuru, papa na mama habayemo gutandukana, baratugabana nk'abana. Njye papa arantwara, mbese njya muri famiye ye kwa papa, mukuru wanjye na musaza wanjye bajya kwa mama. Uri kumva ntabwo nahuje ubuzima bumwe nabo tuvukana, nubwo mvukana nabo. Njye mfite ubwanjye buzima, nabo bakagira ubwabo ku babyeyi bamwe. Nibwo nisanze nyine ndi kwa papa, ibyo byose. Noneho nyuma naje kuhava, sogokuru wanjye yarapfuye, nyine mpita njya kuba mu wundi muryango. Ariko nahuragamo n'ibyo bibazo. Nyine igihe ugira umuntu mu buzima wamubura, ubuzima bugahinduka. Mama wawe yagiye cyangwa se papa wawe, bitewe n'ubuzima wari urimo, ubuzima burahinduka. Rero sogokuru akimara gupfa, nibwo bahise bantwara mu wundi muryango, nawe muri famiye yanjye ya hafi. Nibwo ibyo byose byatangiye kuba. N'umwana w'umukobwa kurererwa ahantu hatandukanye, sitibye kumwe n'ababyeyi, ni ikibazo gikomeye. Ubwo naje kubaho ngaho, mbonye ibyo byo gufatwa ku ngufu nyine nazabishobora, kandi akambwira ngo kuko twarabikoraga, yabaga yashyize icyuma ku musego
kambwira ngo nindamuka mvugije induru ngo aranyica. Ubwo rero nabayeho gutyo ndihangana nkareba ninjya kubivuga mu rugo biri busenyere urwo rugo nyenda rusenya. Ndangije ndavuga ati reka nceceke mbigumishe ku mutima, ahubwo ngewe nza gufata umwanzuro ndati kuko nabishoboye reka ngire iki, reka mve muri urwo rugo ngende. Ubwo naragiye ndabyuka umunsi wa mbere naraye hanze, hari Nyabugogo hari ujya Kimisagara, ariko hagati ya Nyabugogo na Kimisagara ndabyuka naraye hanze. Kumva nyine nari mfite ubwoba cyane, ariko bigeze nko mu saa 7 z'ijoro ndabana nakundi ntago ndi busubire kuri uriya umugabo ugufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka 14 ukiri umwana. Ndagenda ubwo naratorongera ntago nari nzi aho ngiye. Ndangije ku manywa niriwe nzerera mu muhanda kuko nasaga neza nakarabye, abantu bakaba bati nakana wenda ka mu rugo kari kumwe n'ababyeyi, ariko kuri ngiye nagaruka ko bye bimeze. Igeze nko mu saa moya, murabizi buri wese bari kwiyanura ataha, ngero nase ndararaye. Ndabyibuka ko naricaye mbura ndabigenza, biza kurangira ndahara ku muhanda nifubitse. Ubwo nambaye agakabutura n'utusiripa n'agapira, ubwo ndaye imbeho iri kunyica. Mu by'ukuri navuye mu muryango ukize ufite n'imodoka, ari mu bakiri, kandi bigaragaza ko ubuzima bwabo nari mbayemo ntabwo bwanyemereraga kuhava. Ujya kuva aho ngaho muri uwo muryango wambwiye ko wahavuye kuko umugabo yagufata ku ngufu. Ese kuki utabibwiye umugore we? Kubera iki? Buriya hari igihe ureba ukavuga nimbivuga ari uwo mugore waho barashwana. Mbese impande zombi imiryango uraba ugiye gutuma icikamo kabiri. Ahubwo nk'umutima wanjye nabuze ati reka ngende, kuko nshobora no kubivuga niyo miryango nitandukane n'undi bakanyirukana, kandi ibyo ngibyo byarabaye. Ubwo ndabati rero ngereka nifata umwanzuro ndagenda nta muntu ubizi, nta myenda ntwaye, ngenda gutyo gusa. Yego ndumva naraye hanze gatatu. Waraye hanze gatatu? Dusangize kuri ubwo buzima bwo kurara hanze. Byari bimeze gute ku mwana w'umukobwa tirura cyari muto cyane? N'ubu tuvugana kuri kamera abakureba barabona yuko baragaragara nk'umwana muto, nubwo bavuze ngo ufite 22, hari n'uwavuga ko udafite 18. Yego. Ubwo buzima bwo kurara hanze ku iminsi 3 byari bimeze gute? Byari ibihe bikomeye kuko ndabyuka ku munsi wa kabiri imvura yaraguye. Urabona amazi muri ruhurura bari menshi, nta n'ibiro mfite, ukumva mfite ubwoba ko amazi ari bunyembane. Ariko ku manywa nirwaga hara mu isoko, nirwa mu isoko hara mu mbuto, nyine ko bambonaga nk'akana kagenda kumwe n'umuntu aho ngaho bakama nkarya. Ariko mu by'ukuri byagera nijoro singira aho naha. Rero ndagenda nyine nkagenda njyama ahantu hafi hegera umusekirite ku buryo nta muntu wamungabanya, ariko umusekirite nawe nambona. Umunsi wa kabiri imvura yaranyagiye, mbese ryari ijoro nazigera nibagirwa bikomeye. Ndabyibuka baje gupakira imbobo, njya mu teme mo hasi n'igishupa kiranga tumufite inkovu munsi y'ibirenge, ndi kwisha abapolisi. Ubwo nuko namaze iminsi 3 hanze nifubitse n'utwo twenda, biza kurangira mavuye gutyo. Ariko muri icyo gihe bamaze iyo minsi 3 hanze nta wigeze gufata ku ngufu, nubwo buzima bubi bwo kurara mu mbeho no kugira ute, nta kindi kibi wigeze wahurira nacyo? Oya, nacyo narakibonye kuko haje abakobwa bankoreraho urugomo, barankubita, barambwira ngo akana ngo kusa nk'akana ko mu bakire, ngo kuki nguri hano hanze. Aho kumva ntacyo nari bubabwira, naracecetse. Wari ufite ibibazo bya? Yego. Nyuma umukobwa umwe muri ababonye ndi kure cyane arambwira se gute bigenze bite, burya abantu bose ntabwo bakuje imitima. Arangira ndamuganiriza, niko kutambwira arambwira ngo ino tugenda ngucumbikire. Yanshumbikiye iminsi nk'itatu. Yego. Nuko wavuye ku muhanda. None kugucumbikira iyo minsi 3
finally byarangiye gute? Byarangiye usubiye mu muryango, byarangiye ugiye gukodesha, byarangiye gute? Ikintu cyo kubyara cyo cyabayeho gute ku myaka yawe? Ibyo byose byagenze gute? ni ukuvuga ngo nyine yarancumbikiye ari umukobwa, nijoro akazana abasore, yazana abasore akambwira ngo uriya ni uwawe, noneho akaba ariwe bahereza amafaranga. Mbese bwari nk'ubuzima bwa kera muri iyo minsi 3. Yaragucuruza. Simenye ibyo ari byo, uri kumva umuntu kugira faveur. Aho wahunze ibyo wahungaga n'ibyo usanze. Ariko itandukaniro ryo ririmo bo bari abasore, nabonaga ko ari abasore, ntago nabonaga ko ari umugabo, ariko mu ishusho byabaga biri ko nabonaga ko n'undi ari wa mugabo. Nuko muri iyo minsi arangije arambwira ati rero amafaranga ati ndabona atari kuboneka, kandi nge tunabikoranaga nabo abasore bakishyura. Ari naho nakurijemo kwita nsamo nyuma nyine. Ubwo nitavuga ndamuha senzo nangahe, ambwira ukuntu byose bimeze, mbese navuga ko yanyigiye umushinga wo kwibana. Nyuma ndahava ndagenda mbona neza ubwo buzima kugira ngo utandukane n'uwo mukobwa wari wagucumbikiye agucuruza. Hajya ngo byagendaga gute ubundi kugira ngo agucuruze? Se yabanzaga kubikuganirizaho akakubwira ngo hano hagiye kuza abagabo ugiye kubakira? Byagendaga gute? Ubwo buzima bwari bumeze gute? Ntabwo ibyo yabimbwiraga kuko ahari yari azi ko nabimbwira nari bubyemere. Najyaga kubona akambwira ati wowe byuka woge, nkabyuka nkoga nkitunganya, nkabona hinjiye umugabo, twabikora. Mu kandi kanya akaba hinjiye undi. No ku munsi navuga ko nakoranaga n'abagabo 5 kandi atari njye bishyura. Utazi uburyo wishyurwamo, utazi ari uko kugenera, nta kindi kibaho. Oya njyewe nabonaga njya gusanga naryama, nta nubwo ambwiraga ngo fata n'igihumbi nigura. Wari ukurya nkaryama nkoga nkarongorwa. Ese ubwo wumvaga final amaherezo arayaho? Urumva ibintu nge story yawe hari ukuntu igenda ivangamo gake. Nibyo wari urimo urahunga, uvuye muri famiye, ugiye kubana na mugenzi wawe, nawe yagukuye ku muhanda, aho ugeze noneho utangiye kwakira abagabo barenze umwe. Ubwo buzima bwari bumeze gute? Muri ubwo buzima narabyukaga akambwira wowe byuka ujye muri dushe. Narabyukaga nkakaraba nkisiga, mbese nkicara muri salo. Ubwo nkona hinjiye umugabo, sinavuganye nawe, mfata akaboko tukajya mu cyumba. Utazi nayo bari bukwishyura? Ntabwo ibyo ngibyo nemerewe kubimenya kuko ngewe nararyaga nkanaryama nanakarabye gusa. Uri kumva mu nzu ntabwo nabaga nambaye nk'agasharupe n'inyenyeri, agasharupe n'ibintu biri sexe. Ntabwo uri kumva sinenyeneye imyenda. Tugakora ibyo dukora bikarangira, nkabona nkajya muri dushe nkitawaza hakata hinjira undi gutyo. Wakiraga abagabo nk'abangahe ku munsi? Byaterwaga nuko twakoraga. Iyo nabaga uko twakoze cyane ni nka 5, iyo babaga babuze ni 3. Kandi nabwo simenya amafaranga banyishyuye. Finally se ujya gufata decision yo kuhava byagenze gute? Ndumva byageze uriyakira uravuga ngo ubu nibwo buzima ngiye kubamo. Mwakomeje kubana byagenze gute? Imibanire hagati yawe nawe byari bimeze gute? Uri kumva nyine ubwo buzima ntabwo uba ubohotse ngo muganire, kuko uba uzi ko nugira icyo uvuga nawe ari bukwirukane. Ukahise none nanyirukana, none ndagenda njye ndongorwa na za mbobo zihariye ku muhanda, usange dukoreye aho banteye iyo sida. Njye naracecetse, nyuma ndabyibuka ko yari yamaye 5,000. Arambwira ngo ndabyibuka ngo njye kugura agakariso n'agasutiye nyine, ibintu biri sex bireshya abagabo nzajya mba nambaye. Nibwo nasohotse nka mu ntambwe 30 niko guhura na wa mugabo muri rwa rugo hahandi nabaga. Arambwira nje bite ni wa wundi wajya kugufata ku ngufu bwa mbere.
ubwo ndongeye muye nawe uri kumva ntabwo wakwibagirwa umuntu nk'uwo nguwo Yeah. nk'umwana nyine ndamusuhuza ambaza bite ni byiza ni se ko wagiye ndamubwira ni nashidutse ngiye ndamubwira ngo oya ngo tugende ngo musubize mu rugo ndaje ndamubwira ntabwo byakunda ko twasubira nayo ibaze ko nyine n'umugore watazi icyatumye ngenda byagaragara nabi mbese namukingiye ikibaba arambaza se urumva utuye hehe ndamubwira ni hano ruguru sinahamwereka none arambwira ati rero arambwira ati urumva nagukorera iki niko kwita musanye ndamubwira rero nkodeshereza inzu nese iyo nzu urayibanamo nande ndamubwira ni ndibana arambwira ati ambwira nyine ahantu tuzahurira kurira mu kabari arongera arandongora nsanga yakodesheje roge wamaze kwiyakira kamemo wamaze kuba umuntu mukuru noneho ntabwo bikiri nka bya bindi byo gufata ku ngufu urumva umuntu usigaye ujya mu kabari no kunywa inzoga birimo urimo uranywa amayoga amatabi ibintu nk'ibyo ngibyo ku myaka yawe ku myaka yawe mbese wumvaga akazoza kawe ari akahe wumvaga warihebye byararangiye wumvaga bimeze gute numvaga naje kubona nyine mbona narindi herezo agiye guca akabona ikintu urimo n'uzakivamo ahubwo ndavuga ati ahubwo reka nkore cyane reka ndongorwe cyane niko nabyita mbona amafaranga menshi mbese aba ari bwo buzima bwanjye bwa buri munsi mbamo bwo kubaho mura n'abagabo ariko noneho nkavuga ngo intego nayo mfite bajye banyishyura amafaranga yanjye twiyumvikaniye mbese sinkoreshwe njye nikoresha ubikura ku yindi level ubishyira ku yindi level nuko utangira umwuga gutyo nuko natangiye uwo mwuga ariko nabifashijwemo n'uwo mugabo uko yankodeshereje inzu angurira amatora n'imbabura n'utuntu nk'utwo nyine two kwifashisha ariko n'ubundi yagumaga akaza ugasanga akabwira nk'umugore ngo agiye ngo mu rugendo nyine ngo mu isafari nk'iminsi 3 akamara aho ngaho iwanjye akamara iminsi 3 andongora mu gitondo saa sita nijoro mbese narumvishe ko ari ibintu bibaho bisanzwe waramaze kwiyakira yego ko nahise niyakira cyane none tubwire rero inzira yo kubyara byaje kugenda ute urumva kubuhura n'abagabo batandukanye ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo burya nta bintu bitagira risike byagenze gute noneho ugiye gusubira inyuma cyane pari raporo y'aho wari ugeze urongeye usubiye mu buzima bubi gutunga umwana nawe uri umwana byari bimeze gute gutunga umwana nanjye ndi umwana uko ndabyibuka njya kumenya ko nwite nari nasinze nyine ntabwo nzi umubare sinzi niba ari 5 bandongoye mbese nta nubwo nzi uwaneye inda nubwo mfite umwana ntabwo nzi se kuko nari nahuye n'abagabo benshi uri kumva nyine bwarakeye nta kibazo numvise mfite gusa nyine haciyeho nk'iminsi imwe yatangiye kujya agaseseme nk'abakobwa barabizi nk'abantu babyayeho abamama ariko ntasubiza ubwenge inyuma nkasanga narongoye n'abantu bajyanga muri 5 none se ubu nari kumenya ngo ninde waneye inda none nabona ari inzi kandi twe twahuriye ku mafaranga umva risike zajemo kumva rero no gukora akazi k'uburaya umwuga w'uburaya unatwite kiba ari ikibazo kurya hari aho byangaga neza utakibona abakiriya tubwire nyine ubwo buzima bwari bumeze gute aho bwari bukomeye cyane kuko uri kumva nta muntu waza kukurongora urabona ufite inda igera imbere hirya shaka se uyu muntu nyine akakwibazaho ubwo inda narabikoze kugera inda ifite nk'amezi 7 gutyo ariko uri kumva nabikoraga nyine nkagura udusarubeti utwenda tw'umwana kwishyura inzu utwo dukoresha twibanze rimwe na rimwe inzu sinyishyure mbese biba ari ibintu by'ibibazo n'umwana ibintu bya mituweli ari ibibazo kabisa hamwe kurya naryaga rimwe n'injoro gusa cyangwa se nabwo nkabibura kandi mfite inda ko rero amafaranga ndayabura gusa nyine ndabyuka najya kubyara mfite inote y'ibihumbi 5
5,000 y'amanyarwanda icyo gihe. ibihumbi 5 byonyine Y'amanyarwanda. kandi ngo ndi umuntu ufite uruhinja ndakenera igikoma na teremonsi nari mfite ntaki. Ibihumbi 5 byo nakoresheje ndi kwishyura ibitaro no gutaha. Ngeze mu rugo inzara iranyica nk'umubyeyi nayo nkeneye ibyo kurya ndabibura. Gusa nyine ariko nagize wa mugabo wajyaga undongora wo muri famiye aza kumfasha nyine ako ntabwo yamfashije kubw'urukundo n'ubundi yarandongora. Yego yarazaga akakurongora n'ubundi. Ikibazo nibaza niwe ntabwo yari ari muri ba bantu wakekaga ko baba baraguteye inda. Ese byaje kurangira gute ko story yawe ni ndende cyane, wenda abantu bari kudukurikira bihangana uburyo bakubona murumva ufite inzira ndende y'ubuzima kandi physically ugaragara nk'umwana. Kuba atirekura gutya iyo turi kuganira atari kuri kamera n'amarira araza, ariko kuba atari kwirekura nuko atariyakira neza, ariko kamemo yariyakiriye ko murabona ni umukobwa umeze neza ufite akazi kiwe ufite business yiwe wiyakiriye. Tubwire muri cya gihe uwo mugabo yakomeje kugufasha rimwe na rimwe akaza nawe warabyakiriye wumva ari ibintu bisanzwe. Muri cya gihe cyo kubyara amezi 7 aruzuye, ababyeyi bawe bo nta n'umwe ugikeneye kumenya ngo Ange abayeho gute. Wowe udukurikiye wibuke yuko uyu Ange nubwo yanyuraga muri ubwo buzima bwose yagiye aba no mu mafamiye akaba akararana na Marine akanyura mu buzima butandukanye, ababyeyi bose yari abafite. Ku mwana nkawe ufite ababyeyi bose ariko uracyanyura mu buzima bugoye gutyo, rimwe na rimwe warabyisanzemo bitewe n'iki? Bitewe n'ubuzima ubayeho. Tubwire kuri ya mezi 7 8 nta mukiriya ukibona, nta mukiriya ukiri kubona, wari ubayeho gute kugeza ubyaye, kugeza ureze umwana agakura, amplis kugera uleft inzu ukavuga ngo aka kazi ntabwo ari akazi kanjye, ibi bintu ndabiretse? Byari bimeze gute utwite kuri ya mezi 8 9 nta mukiriya, ubuzima wari ubayemo? Urumva kuva ku mezi 8 still amezi 2 nabona umukiriya. Mbese n'uwo mbonye tuvuye niba yari kumanga 20 akama 10,000 kwa nyine mfite inda, ntabwo turi bikore neza. Ukwezi kumwe, ukwezi kwa 9 njya kubyara ntabwo nigeze nishyura twako, ntabwo nyine mbese nakazi nari mfite nakurya cyari ikibazo. Ubwo muri amezi 2 nabwo nabayemo ari ibintu bigoranye, naryaga rimwe nimugoroba cyangwa se nabwo nkabibura. Ubwo nza kugira gucya ndica ndahita ko se ubundi nazabigumamora ndatoya ekamijyare. Muri amezi 2 nyine nabayeho mangayitse uko biri kose. Gusa nza kubyara, uri kumva nyine nagiye ngira nk'inshuti aho nari inuye, abaturanyi barakoteza banyishurira inzu kwezi, baranamahira nyine nk'umuntu ufite uruhinja, umuntu wonsa. Ego ubwo mbese muri amezi 2 nagizwe n'abaturanyi duturanye bisanzwe, kwa kundi ko nk'umuturanyi yatetse agakoma mu gikombe arakuzaniye. Mbese nibo bantu banunze muri amezi 2, ariko mama na papa ntabwo bigeze bavuga ati reka tujye korana n'umwana basi ko ameze. Ntabwo muri ayo mezi nigeze babona. Ego kumaze kubyara umwana ufite nk'amezi 2 ndongera nsubira mu mwuga wanjye w'uburaya, kuko nabonaga kandi kazi wari ufite nta kandi wari uzi, nta kandi kantu nari nzi, nta nicyo nari kindi nari gukora kima amafaranga ngo nunge umwana. Yego nuko ndongera mbisubiramo. Bakiriya baraza, umwana uramurera. Abakiriya icyo gihe banaje ari benshi, none amafaranga kariyongereye. Umwana ubu tuvugana afite imyaka ingahe arya? Afite imyaka 4 gutyo. 4 5. Mufata muri 5. Arakuze. Arakuze.
ku myaka yawe 22 nayo itaruzura ntamya neza niba nayo uyifite. ntabwo yuzuye neza kuzuza nka mu kwa gatandatu. Umva ku bantu bazi kubara neza ndumva waratewe inda ufite nk'imyaka 16 15 gutyo. Ego. Ya gusa hashimwe Imana yatumye wiyakira. Ego. N'Imana yamaye Ya. kubivamo. Ubuzima bwinshi tunyuramo burya bwose buba bufite iherezo. Yego. Tubwire ujya kubivamo wabivuyemo gute, ubu akazi wambwiye ko ufite business usigaye wikorera. Uri gukora ibiki byagenze gute? Na wa wundi wumva yuko bitashoboka nawe umwumvishe ko byashoboka. Uyu munsi niba byanze ejo byakunda. Ni ukuvuga ngo ntabwo nahise mva mu mwuga w'uburaya ako kanya, sinavuga ngo umwana nabyenga ageze amezi 2 ngo ndabikora mvamo ya. Narabikoze paka umwana afite imyaka 2. Uri kumva iyo uri umuntu ufite icyo ushaka kugeraho, ushaka no kuva mu buzima bumwe, hari ubwenge ushyiramo, hari n'ubwenge ugomba kwiga. Ubwo ndabyibuka ko nari ndi mu rugo njya kumva numva telefone irampamagaye ngo nje kugusura ari umugabo. Uri kumva nkanjye nta kindi kintu mpite nibaza mbaye ati ayo ni amafaranga aje umwana wanjye abonye amata. Ubwo umugabo araza ndamwakira bisanzwe, dukora ibyo dukora, nyuma turaganira, niko kumbaza ndamubwira ati reka ngushakire akantu gatoya ukora. Ubwo nawe byabaye nkaho nyine ukumva umuntu ugushingiye business n'undi abagaruka mukaryamana. Yego. N'ubu biracyakomeza muracyaryamana? Oya. Yamaye igishoro cyo gutangira, mbonye hari aho wenda niba yaramaye 100,000 mbonye ngize irindi jana ndambwira ati warakoze waramfashije ibyawe byarabaye. Ariko nyine kugira ngo mbe mfite business ndamushimira kuko niwe nayikuyeho. Yego. Ndumva ari inzira ndende gusa ikintu gihari bakunzi bacu bakurikirana Gino Media TV. Ibiganiro nk'ibi biba bikenewe kugira ngo nawe udukurikirana wumva yuko uyu munsi bitameze neza ejo bishobora kuba bimeze neza. Anje urabona ko umukobwa mwiza ushima Imana n'abantu ahagaze neza uko mumubona. Gusa nuko hari byinshi yanze gushyira hanze reka ndeke ko kuvamo sibyo? Ahari gutaha. Ariko wowe dukurikirana umunsi ku munsi nibona byanze tegereza igihe cyawe ntabwo ari iki, hari igihe bizagenda neza. Nanje byarakunze yarabaye Marine. Ubu nicaye mu mashini. Yicaye mu mashini. Narabaye indaya ahubwo nkaba. Warabaye indaya, warabaye Marine. Wararongorwaga n'abagabo barenga 5 ku munsi. Ntabwo nabaga mbazi n'amasura yabo. Nejo mwahuruka muyoberwa. Nakumenya gute ko nabaga nasinze? Wowe urinde wo kudashima Imana. Mujye mushima Imana n'abantu. Wowe ukurikirana Gino Media TV, wowe utarakora subscribe manuka hepfo gatoya kandi kuri subscribe no kuri iyo nzogera umanuke muri comment ushireho comment komeze udukurikirane umunsi ku munsi n'ababatumirwa bacu ba buri munsi. Ciao ciao.